niko ibintu ikindimo kubona hano noneho se kandi bimwe biri simwe najyaga mvuga ibisimwe najyaga mvuga ariko nzakora iki hano nzahora mvuga ngo nzakora iki muri rugo niko amuboye nta soni noneho muri mashini yanjye muri mashini ya reka nkwereke rero reka nze mbonane nawe ibintu najyaga mvuga mukangira umusazi simenye uko umwana wanjye ngo yayifashe naho kumva ino ese ni ibiki umva twumvikane ntabwo nshaka mu byanjye ntabwo nshaka mu byanjye ntabwo nshaka mu byanjye wabyumvise nta soni buri teka mpora mvuga mvuze induru ahangaha mashini yanjye bayifashe mashini yanjye bayifashe mashini yanjye bayifashe kumbi none wowe wirirwa mu byanjye inzu mwayiteruye nturutsira haruguru numva ari shushushushu uzi ko yanzi kuri kurwana na mama we sari reka mwana wanjye reka amaze kumenyera niko setina ubundi wowe mashini ya papa ubu yibaza iki sinama biba bigenza batera ewe ekanze menya yakahari ari uko ayikikiye ibinura mpambonye no guhita nyica yahita nyica mwana we mwana umfasha nipfe ndayicana nindangiza nyige neza habundi uyu muviye rero ndakwiga wa mashini we ubundi rero nimara kumenya mw'abantu mwana nyagasani we umva mu byo nzapakira ko mbere na mbere mu ibaga hazabanza hageremo ino mashini kuko ubundi se nk'iyo yicaye akambwira ngo simunezeza ngo ibiki nta kintu namukorera uriya musaza buri mu gitondo ambaza ikintu nkakimubwira yambaza ibikoresho byo mu nzu nkamubwira ko biri aha n'aha yewe twagera no kuri ya ngingo ndizera ko ndi uwa mbere niyo yego nubwo naba uwa mbere kaje na ariko nyine uriya mukecuru mana nawe ngeze aha naha agira atya jeti nagomba kuyicana ntabwo wari kumva mu ntoki ngewe nagucana ngomba kugucana nkamenye gahunda uko imeze viye iyi ndayikuriye ngo araje ngazanegera ngo nsubire mu cyaro ngo nta muntu uzanyemera ngo atanyemera se ntamara kubona nibitse iki gikoresho n'ibindi nzagutwara rega ngemuze nzakwemeza mu gihe n'ubundi uba utarimo kuma agaciro wikaraze wikananshuye wigize utyo ngo mva ngo wanyweye mu cyaro ahubwo uraje unyigisha umujyi ubundi bajye bambwiza ukuri niko ibintu ikindimo kubona hano noneho se kandi bimwe biri simwe najyaga mvuga ibisimwe najyaga mvuga ariko nzakora iki hano nzahora mvuga ngo nzakora iki muri rugo niko amuboye nta soni noneho muri mashini yanjye muri mashini ya reka nkwereke rero reka nze mbonane nawe ibintu najyaga mvuga mukangira umusazi simenye uko umwana wanjye ngo yayifashe naho kumva ino ese ni ibiki umva twumvikane ntabwo nshaka mu byanjye ntabwo nshaka mu byanjye ntabwo nshaka mu byanjye wabyumvise nta soni buri teka mpora mvuga mvuze induru ahangaha mashini yanjye bayifashe mashini yanjye bayifashe mashini yanjye bayifashe kumbi none ni wowe wirirwa mu byanjye ariko se viye nijyaho utaziga hano muri uru rugo nanjye nayifunguye kugira ngo nige nyine ndebe ariko se ubundira ariko nagorwa koko hano muri uru rugo umuboyi hano umuboyi yabaye umuboyi narindi zino uzi waryo unyita ritari umuboyi
ariko ku cyababoye mubatesha agaciro. Njyewe ubwanjye mba ngufitiye ubuzima bwawe hano mu ntoki, mba ndi kubugira gutya, nshaka nagukoresha icyo nshaka nagukore, ariko warangiza ugatinyuka ngo umuboye ngo kuko ngari imashini uri kunukira ibi binazi byawe. Fata dore ngiye ngaho fata. Ariko si ubundi tugaruke inyuma, iyo turi muri cya gikorwa umbwiye ngo mbereze kutibuka ko ndi umuboyi, kutibuka ko harya wenda ndi mazina abakozi bo mu rugo mwatwita, nduzi ko mudutesha agaciro ko nta kintu twabamarira. Iyo tubirimo kudatinyuka ngo uvuge ngo umuboyi, utinyuka ibyanjye ukanyinjirira. Sugu mukecuru yagusanzemo, cyangwa umwana wanjye akagusangamo, witwaje ngo warambonye ngo narakubonye. Ibyo ntabwo ari byo ugomba kurishisha. Rimwe kabiri ntabwo ari byo ugomba kurishisha, gatatu ntabwo ari byo ugomba kurishisha. Sinzi ikintu ushaka mu byanjye, cyangwa se n'ubundi nakubwiye ko ubundi ngomba gushoshora ugataha ukajya iwanyu. Nakubwiye ko ugomba gushoshora ugataha ukajya iwanyu. Ntabwo rero mbishaka ko unyinjirira. Urashaka kwiga mashini se kugira ngo uzayikoreshe iki? Uriya mugabo wawe azayikugurire kugira ngo uzagende guteza. N'ikindi gihe ntuzongere na rimwe. Ariko Sevier, abana bawe mbona bahetse ibage bagiye ku ishuri, none ngenda akora ku mashini ngo ndebe ko nakunguka n'ubundi bumenyi, wenda mve muri bwa buzima bw'ububoyi. Ngibi ukinjira ufite urusaku boshye kwitswe mu kanwa. Niko sema utaratanya ngo mukecuru ngo agusanze muri yo akansanga ku bundi se ko hari igihe azanansanga mu buriri bwe. Are ubwo uba wiyibagije rega yamaze kugenda unjyana mu buriri bwe. Ufatira na mashini ugafata ibyanjye ukabiva ukambogera, ariko ababoyi mubaho muto nuko mwabaye nta n'isoni. Nta soni nyine. Niwe papa. Biriwe. Papa hano habaye iki? Dore n'uyu mukozi urimo kuvugira afata ibyanjye. Buri teka nahoraga mubwira ni wivogera ibyanjye nkaza nkagutuka nkaserera, ugasanga nkaburo mwumfata nuwo nareka, nkaburo nafata nuwo nareka kubera kupa mashini, ngaho radio, ngaho televiziyo. Mwana urumva ibyo bintu bikwiriye koko kuri umuboyi amenyera bigeza. Uzi ko inzu mwayiteruye urusaku, inzu mwayiteruye nturutsira haruguru numva ari shushushushu. Uzi ko yanzi kuri kurwana na mama we sari. Reka mwana wanjye, reka amaze kumenyera. Niko Setina, ubundi wowe mashini ya papa ubu yibaza iki? Ubu yibaza iki? Nanjye umwana yabyaye sinatinyuka kuyimenyera bene ako kageni. Ubu yibaza iki? Wajya umenya ibyakuzanye. Mwibagirwa vuba. Aha, reka njye kwibikira bage ndumva ibyanyu ndabamenye ibyaha. Aha, noneho rero ngo uranagaragaje. Ntibigaragaje? Najyaga mvuga ngo nuriya mukobwa wanjye uvuye ku ishuri, none sanze ari wowe aranagufasha. Umenyera kubera iki agasuzuguro kawe. Ababoyi icyo mugiye kubona ubu ngubu noneho no kukwirukana biranyorohera. Mukecuru nawe naza umwana arabimenya, ngo biragenda gute? Ahubwo wikuye amata mu kanwa wowe ugiye kugenda da. Ariko se ubundi vi mu by'ukuri singaho utangiye kuncuzuguza ziriya nzana zawe. Ngiye rero reka nkubwize ukuri ngo ahubwo noneho igihe kirageze, nta makuru wari ufite, ubu igihe kirageze mukecuru agiye kubimenya, ubwo n'urubyaro rwawe rubimenye, nibyo byiza. Ubu ngubu mukecuru nawe agiye kubimenya, amenye ko igihe cyose misi yose twari tumaranye n'ubundi wagendaga ubimuhisha. Ubu rero nanjye niyo mahirwe ngize ngo none ngo mashini nguranyirukana ibiki unyirukana. Narakubwiye ngo tuzahanganira ahangaha
aha muri uru rugo kiba icyumba kibe saro cyangwa se shamburete tuzahanganiramo njye nawe nuriya mukecuru noneho hijiyemo n'urubyaro ngo uranyirukana yego we ariko uzi ko uhagaze ubu ngubu njye nawe turaziranye ibintu byose twakora uranzi nanjye ndakuzi ubwo nta bintu byo kujyaho ngo wihishire ngo urabagamira mukecuru aramenya ukuri ikindi cya kabiri namara kumenya ukuri ahubwo nanjye leta ntireka akaguru ku kandi mere niya duhangane ubundi noneho uhita umenya icyo umuboyi icyo ari cyo ibyo mwivugishwa ngo umuboyi none uncujuguje n'uriya mwana wawe ngo umuboyi ngo avuze ngo iki yarya ngo ntabwo menya ngo aho twaturutse aho naturutse rero ubu ngiye kuhubaha umva sha imva ndagushinyitse uragaragaye ahubwo nakubwiye ko wikuye ahasusurutse ubu ngubu urasohoka none nibo bakwisohorera nijye ugusohora ahangaha ni njyewe ni iwanjye igihe cyose ibyo wavuga byose nta nubwo bazabyemera bazahita bavuga yuko umbeshyera kubera ko nagusanze muri mashini ni n'umutego wagira ngo ariko ntabwo ngana nawe njyewe ntabwo ngana nawe imyaka mfite inyemerera yuko niyo najya no mu buyobozi kandi uvuga ngo yego mufite ubarengera bavuganira iki byose ariko noneho umwana wanjye ntazabyemeza mukecuru nawe buriya uko tuganira twamanye kuryamana nawe mwihohora kuko atashobora no kubimenya bazabikura hehe bazajya kumpima se bazajya wese ntibashaka no kujya kumpima se nzabyemera iyo miryango iharanira ababoyi izaza ariko nzabihakana nta mukecuru natabyemera n'umwana wanjye ntabyemere mane no kwisha ahubwo uratashye kakubayeho ahubwo urabibonye ariko se papa igihe mwahereye wowe n'uyu na Tina ubundi muri mubiri nyamara muragaragaye amabanga yanyu tugiye kuyamenya nabumviye kuva kare no gukuramo byananiye byanyu n'urusaku mufite ntirwatuma n'icyo umuntu akora ubundi bite byabo icyo nzi cyo murajya ahagaragara njye kwikorera aho muhawe imashini yanjye uhora uvogera ubundi ni na nzima reka nze nkwereke haguruka ujye mu kazi kawe ushinzwe igerayo ndebe kase ugenda uva imbere turaka agasuzuguro kanyu gahora kanuka nta n'isoni ahubwo umva buretse kugenda ntiyayigagaje se reba yayigagaje umva ikintu umaze kukubonera cyo na ya mafaranga wagombaga kuzahembwa uzagera nta na rimwe iyi ngiyi igura 440 ntuzangire ikindi wongera kumbwira nta n'iki kubera yuko iraka buri teka muhora munzengereza mbababwira ntasaba hatabaza nta n'umutanyumva none umukobwa wanjye aragufashe niwe najyaga nkunde no kwekera ko ari umunyeshuri kumbira uramara gurengwa ubugari n'ibyo nahashye byose ukaza kuvuga ngo jya kwicara kuri mashini yanjye ukaza kwicara kuri mashini yanjye uretse yewe na mukecuru abanzaze ariko byose urabisoroka byinjirira none ibyo byose barabirangije byose byaragagara aya mafaranga agomba asohoka aya mafaranga ugiye kugenda nibareba nabi nta nubwo uba ukigiye iwanyu ahubwo ugiye kujya muri gereza ugiye kujya muri gereza mva ko mufite imiryango ibashyigikiye ariko Seviye yanze kwaka nanjye ubwanjye nari nayicanye yanze ahubwo mwagiye mubeshya gake ahubwo wari urutunze bari nk'urupfu iyo mashini yawe ntabwo yakoraga ariko rwose twaragowe mu buzima hari ijambo ry'ubwira rikangorogoshora mu bwonko wumva nasara umva genda sinkene no kuva n'amagambo yawe niri na rimwe ntacyo mfana n'ababoyi genda imbere kwanza hatajya n'umuntu usanga ndimo gutana n'amagambo wo mugwa asanga n'abaturanyi batwumvise nta n'isoni
nta kuntu gasa n'iki byose nzahora mbivuga kuri umuboyi, nzahora mvuga yuko uzaza wese akaza no kwivanga mu byanjye ari umuboyi nazanye arya ibyanjye. Aha ni iwanjye ntabwo ari iwanyu.